ya dushimiye Imana. Nge nitwa Ngarukiye Maronko, abashimira Imana yuko uyu munsi nabashe kuba muri aya mahugurwa, kandi aya mahugurwa tuyagiriyeho umugisha kuko tumaze kumva inyigisho zivuga ku bwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana ni bugari kandi twamaze gufashwa nuko izi nyigisho ziduha icyerekezo cyiza kiganisha abantu ahantu heza, kubera ko iki gihe abantu barimo baragenda bavanga ubutumwa bwiza, ariko ndashima Imana kubigisha bacu bamaze kutugezaho ubutumwa bwiza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ubutumwa bwiza, Paulo yanditse mu gice cya mbere murongo wa 16 yaravuze ngo erega ubutumwa bwiza ntibukoza isoni, ngo kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki. Rero nkabashimira ubuyobozi bwacu maze kutugezaho, cyangwa se abigisha bacu batugejejeho ubutumwa bwiza, tukaba tunejejwe dufashijwe cyane cyane n'aba bantu b'Imana batuzaniye ubutumwa bwiza. Rero ubutumwa bwiza ntabwo natwe tuzabupfusha ubusa, twiteguye gukura mu kuva mu rwego tugana ku bundi rwego, kandi tukaba tubashimira Imana. Imana ibambere umugisha. Murakoze.